Umvise umugabo wita Kazungu. Uriya bateye ubwoba. He's a monster. Nirari rikomeye. Nimba wumva yuko igihumbi cyawe kitakunyuze ukajya gushaka igihumbi cy'undi koko wowe urumva ko ari bukiguhe gutyo gusa. Bakobwa mube maso kandi mukomere, nimwiyemere. Urumva uri ahantu uratekereza ngo ugiye kujya ahantu ntuhazi, ugiye gusura umuntu utazi, mubonanye bwa mbere. Ikintu cya mbere cyanshimishije mu buzima ni ukubyara umwana w'umuhungu ari imfura yanjye. Abahungu bubahwe. Amen. Ngewe nitwa David, ndabasuje hano hose mwamuhereye mwa mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, mwumve ko mbasuje. Namabwiye ko mbakunda bive ku mutima. N'abatukunda bive ku mutima, nitwa turi kumwe n'umumere wicaye imbere yacu umeze neza cyane. Turabasuje. Turabikirije. Amara y'Imana akomeze kubana namwe. Namwe kandi muhorane. Ibyo bintu ni by'abakatolika we. Nzi ko tabizi. Ntago nabiyoberwa, rega katolike ni isoko yacu twese. Ejo bone ari umuntu babwiye ngo Yesu ashimwe mukozi w'Imana. Yego. Oya. Ubwo se kuvuga ngo Yesu ahimbazwe byari bimunaniye. Biraro kuntu bikunanira. Bambwiye ati Yesu ashimwe ngo yego. Ni urugendo rukomeye. Cyangwa bakahita bakubwira nk'amashyo. Ahajya bavuga amashyo bavuga amashyongore. Ubusanga abantu ngo yego. Ariko gusuza bya bari byiza. Yego. Iyo umusaza ubizanye. Rero ndabasuje nababwiye ko mbakunda, wowe uri mu bibazo cyangwa se uri mu bitaro, urwaye, uri mu byishimo. Menya ko ibi byose biri kukuba Imana yabyemeye. Uri mu byishimo Imana yabyemeye, uri mu bibazo Imana yabyemeye, urwaye Imana yabyemeye. Ngarega itabyemeye ngo byaca n'ahandi. Icyo kintu wari ukizi. Yego. Umuntu wacu. Cyane ariko nge ntago mbyizera yuko byaca n'ahandi. Ahubwo icyo nizera nuko ibintu byose biba ku muntu bari umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana. Yego. Kandi Imana yemeye ko twicara hano. Ni iby'agaciro gakomeye. Masankaye. Ni umugambi w'Imana. Akabe uri kukumva gute? Imbeho ntiyabura. Turi mu gihe cy'ubukonje, imvura yaguye. Twifubitse bikomeye. Yego. Aha turi kumwe n'umutumirwa, turakwakiye kuri Gonareke TV. Yego murakoze. Watangiye wibwira abadukurikiye n'abasuhuza tu. Yego ndabasuhuje. Yesu ashimwe cyane. Nitwa niyo mubyeyi Eugenie, ndi umumama, mfite umugabo umwe n'umwana umwe. Yego. Mu mazina y'umugisha, ubundi umwana ni umugisha. Amazina y'umugisha bakwita mwiki? Nitwa Mama Shema. Mama Shema. Yego. Shema ko. Izina ry'umugisha. Ubundi abantu benshi bakunze kunabivuga ati ubundi Imana yaguhindurira amateka, iguhindura n'amazina. Cyane. Buri wabaye Mama Shema, ejo tuzatwe guhamagara bajya bahita ngo ba mere boss. Ni boss ready. Boss ready. Ariko bya bintu nubwo abantu bajya babyanga, igihe umuntu aguhamagara ati boss ukanga kumwitaba. Naryo ni izina ry'umugisha kuko nago bapfa kubyita umuntu wese babonye. Undi bazagusanga wenda hehe bahita bakwita ngo boss. Ujye bakwita boss bafite hari impamvu. Hari na tayi tugezeho nago wavuga ngo ituba boss. Turakwakira hano kuri Gonareke TV. Murakoze cyane. Turagira ngo utangize ikiganiro cyacu tugisenga, tunasenga n'abantu badukurikiye ngo dukurikize ibindi. Yego. Witeka mwami Yesu, turagushimiye turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe. Amen. Tugushimiye yuko dukunda kandi utwitaho, tugushimiye ko utajya udutererana, uri Imana nziza, uri Imana itwitaho. Tugushimiye yuko mwami mwiza kuba turi aha ngaha atari impanuka, atari nuko utabishaka, ni by'agaciro gakomeye. Ushimwe yuko ari mu mugambi wawe. Turakwinginze ngo mwami mwiza, ibitavuga Imana bikurwa mu izina rya Yesu. Turakwinginze ngo mwami mwiza, uturondore utumenye aho tudatunganye, amaraso ya Yesu Kristo azatweze. Nyemerera mwami mwiza, iki kiganiro tugiye gukora ntaba ari twe ahubwo izina rya rihabwa icyubahiro. Amen. Bakunzi bacu rero twabazaniye agaseke. Ariko ninjye bakabazaniye negera ku mpuguke zitwegereye hafi yanjye. Sinzi ko umuntu yanavuga ati wenda ni abantu baba mu by'agakiza, sinzi. Reka ubundi manzo ntanukanyize kino kintu. Umuntu akora mu by'agakiza gute? Akura mu by'agakiza gute? Ubundi agakiza ni nkuko bavuga ngo amavuta. Agakiza kugira ngo umuntu ubundi agakiza gatangira umunsi wa mbere wakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Umunsi uvuga ngo ntago ari ukuvuga ngo Yesu ngo n'umwami n'umukiza wanjye gusa, kuko
n'umukuru w'igihugu iyo ari umwami wawe ntabwo wamusuzugura. Kugira ngo rero umwami wawe ari we Yesu Kristo wacu abe umwami wawe, uravuga ngo nakire Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye, abe umucunguzi wanjye. Iyo ari umwami wawe rero ntabwo ukora ibintu bidahuye n'ibyo umwami wawe ashaka, kuko mu mategeko y'iyi si iyo ukoze ikintu kitari ibyo umwami wawe, even president, baragufunga cyangwa bakaguhana. Rero umwami wacu ni Yesu Kristo. Iyo wamwakiriye rero bisaba ngo agakiza yaguhaye akwemereye ku buntu bwiwe ugakuze koko. Mu kugakuza ntabwo ari ukugenda ngo wambare neza use neza, oya, ahubwo koko nimba ari umwami wawe hari amategeko y'Imana, imbuto z'umwuka wera zituma agakiza gakura kandi gatera imbere. Ugomba kugendera ku mbuto z'umwuka wera kugira ngo agakiza kawe gakure koko, ugaragaze ko Yesu ari umwami n'umukiza wawe. Amen. Murakoze. Hari abantu rero nyuma muvuze ngo gukura mu gakiza, hari igihe umuntu aza akaza ati ngewe uzigena atangiye gusengera. Yego. Akahita nyigiye ambwira ati wowe ngiye navutse ngo muri za 2. Yego. Urumva ati ngiye muri za 80 narasengaga, tina n'ubu ndacyasenga. Yego. Urumva ati none woje ejo bundi ngo ntago koze mu gakiza. Yego. Ati wotangiye gusenga ejo nta n'umwaka. Yego. Ubundi ibyo bintu umuntu watangiye gusenga muri za 80. Yego. N'umuntu utangiye gusenga muri za 2023. Yego. Abo bantu mu gakiza bahagaze gute imbere y'Imana? Bose ni bamwe cyangwa si Imana ire wa ntago ari bamwe rwose, ntago ari bamwe. Igihe umaze mu gakiza n'igihe ukagereyemo ni ibintu bitandukanye. Ushobora kuba warakagezemo muri 2, umuntu akakajyamo muri 2023 akakurusha kugakomeramo, kubera yuko wowe wakagezemo kera ariko utangiye kugatakaza, utangiye gucika intege, nta mbuto wera, waraguye. Ese uracyari mu byaha, mu busambanyi, mu bindi bintu byose bitari imbuto nziza, bitagira ikintu bifasha sosiyete, ukaba mu mbuto nyine mbi. Ariko agakiza iyo ukarimo koko, Yesu yaravuze ngo intumwa zaramubajije ngo se ngo bazatumenyera kuki? Arababwira nzabamenyera ku mbuto mwera. Nimba warahawa ufite agakiza ko warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza muri 2, ukaba nta mbuto wera, ukaba nta kintu ugaragariza isi dutuyemo, nta mbuto, nta kintu uri gukora cyahindura isi yacu, akakira Yesu nk'umwami n'umukiza muri uyu mwaka agahera mu kwa mbere, ari gufasha abatishoboye, ari gusenga uko bikwiye, ari kwitanga, uwo muntu rwose nta hantu muhuriye. Amen. Yego. Byumvise neza kandi nkamyumva kabiri. Yego. Bita bintera kwibaza kino kintu. Ese birashoboka ko benshi dufata amasezerano k'Imana izatugira neza? Yego. Kandi ukabona turi gusenga turi benshi? Yego. Ariko ukabona ntago tubaye mu buzima bumwe? Na. Ukabona umwe yatangiye gusenga muri za 80, unasenze ejo bundi, ariko ugasanga hari ukuntu Imana igenda ibasubije bitandukanye. Birashoboka ko umuntu uje gusenga muri 2023, yego, undi yatangiye gusenga muri za 2080, yego, bose basengira ibyifuzo bafite, ugasanga bose ntibasubije rimwe, muri 2023 yego asubijwe vuba. Biterwa n'iki? Kuba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza kera cyangwa ubu ngubu, ntago ibisubizo byazira rimwe. Ibintu by'Imana ni ku murongo, kandi ntago twebwe abana b'abantu twihutisha amasezerano. Isaha y'Imana yigeze, umugambi w'Imana uko yabigambiriye, isaha nta kintu gihindukaho. Igihe wakirijwe niho, ntago Imana ibyitaho. Igihe cyo kugutabara iyo kigeze uratabarwa. Ngo bisobanura ati Imana ntago yita ku kigihe wakirijwe, ahubwo yita ku byo yagiye kubwira. Nge nemera umugambi w'Imana. Hari ibintu tubona ku banyamasengesho umuntu wanjye. Yego. Ubyumve neza, byari ibintu kumva birabineye n'ubwoba. Yego. Hari abantu muri iyi minsi twabonye ati ntago dushaka gukora, tuzasenga. Ugasanga kuwa mbere ni mu butayu, kuwa kabiri ni mu butayu, kuwa gatatu ni mu butayu. Yego. Ugasanga here muri za 80 kuwa mbere mu butayu, kuwa kabiri mu butayu, kuwa gatatu mu butayu, kuwa kane ku cyumweru. Niba atagiye mu butayu mu rusengero, niba atagiye mu rusengero, ariko na ahantu hose bari mu gusenga. Yego. Noneho ibyo bintu bimpurize kuki ibyo bintu habya bikwe cyangwa se no gukizwa cyane? Gukizwa cyane
ndacyagusobanurira yuko gukizwa cyane n'imbuto z'umwuka wera, gukora ibikorwa byiza. Nyumva neza aho umuntu aba yagiye mu butayu asenga. Hari ibintu rero abantu bitiranya. Ngewe ibyo navuga ko ari ubunebwe. Yego, hari igihe none se turi mu isi, kandi turi mu isi tuzatunga nuko twakoze n'amafaranga. Ese nimba umuntu yahereye guhera kwa mbere kugeza ku cyumweru, azabaho gute? Ni hahandi baba bategereje ngo yaribwiriza mpe uyu ntame, ugasanga imiryango yabo ibayeho nabi, abana ntibiga, gutya na gutya, ugasanga birabagoye. Ariko biterwa, hari igihe wenda uwo nguwo aba afite amafaranga, famiye yashatse cyane akaba akiri kurya ku ya famiye. Yego, Imana irahemba, ariko nta nubwo idushishikariza kuba abanebwe. Kujya mu butayu bwose nibyo dushatse kwita ubunebwe, kandi tuba twagiye kwegerana n'Imana. Ntabwo ari ubunebwe, ariko nanone gusenga ntago Imana tuyitota amagambo. Nta nubwo tuyisenga ngo kuko wasenze cyane ngo ibyifuzo byawe birasohozwa ako kanya. Hari abantu benshi badukurikiye, abamere njye nigeze kuzamuka ku musozi wa Ndabirambiwe. Reka mbikubwire pe, kandi byanarambabaje. Yego, naye zamutse ku musozi wa Ndabirambiwe ndi kumwe n'umupasiteri wo ku Gisenyi, arampamagaye tuvuye ku Gisenyi. Rero David, ndashaka tujyana ku musozi wa Ndabirambiwe. Icyo gihe naye nta kamera mfite, nuko kamera ngiye nanjye ngiye kwegerana n'Imana. Yego, mpageze ari ikintu cyantunguye. Naye ndi kumwe n'itsinda rivuye i Kigali, nabo n'iryo tsinda rivuye ku Gisenyi. Yego, ariko mu bantu twari tugeze nko muri 300. Sinzi hari ukuntu ureba ikintu nk'ubu tuvuze ngo uri imbere yanjye. Yego, bigaragara ko umeze fresh, Imana ari yakoze. Imana yakoze imirimo ikomeye, ni byinshi yakoze pe. Sinzi we naraza kukubaza ati kugira ngo Imana igusubize wenda yagenda kubera ibintu bingaye gutyo. Yego, ariko reka mande mugice kintu. Yego, mpageze, yego, abantu nasanze ari abanyamarira benshi. Sanga ari abanyamarira, ndetse natwe twakuye i Kigali. Yego, ngiye byanteye kwibaza kino kibazo kivuga giti, burya se umuntu ukwiye gusenga ni umuntu ufite ibibazo no kwiye kuzamuka Ndabirambiwe? Oya, cyangwa Ndabirambiwe buri muntu wese yagira afite bitewe n'icyifuzo afite. Yego, kuko imbasanze abanyamasengesho ari abanyamarira benshi, bigaragara ko mu mibereho yabo itameze neza. Yego, ngewe icyo nizera cyo nuko gusenga ni byiza, ibintu byose tubikura mu gusenga, kandi gusenga cyane ni byiza kuko iyo uri gusenga uri kuganira n'Imana. Uko usenga cyane niko ugira urukundo, ubusabane n'Imana na Yesu wawe, ukumva muri buriya iyo umuntu adakunda gusenga akamara nk'igihe kinini adasenga, rijya asenga kumva amasengesho nta nubwo arenze plafo, bitewe n'uko nyine atarabimenyereye. Ariko iyo ukunda gusenga cyane, ubyitoza, ubikunda, urasenga ukumva ko isengesho ryawe rigeze mu ijuru. Noneho rero ibyo byo kuvuga ngo kujya gusenga aho hose, ugasanga abantu bahari ntago. Yego, hari abantu bibwira yuko gusenga cyane byihutisha umugambi w'Imana. Njye ntago ariko mbyumva, nyine ngo bahere ku wa mbere basenga. Gusenga ni byiza pe, ariko se nuhera ku wa mbere usenga, byibura wagakwiye gusenga nk'iminsi 3 n'indi minsi 3, ugashaka ikizakubeshaho. Yego, iyo ugumye muri ibyo rero usanga waradindiye, ari we muntu uhorana ibibazo. Gusenga ni byiza, ariko ukanagira n'ubwenge bwo gushaka ubundi buzima bwo hanze, nawe ugafasha abandi. Apana guhora ukeneye ngo abantu bazamfasha, nawe gira umugisha utanga wafashije, atari guhora uvuga ngo bazampa cyangwa bizaturuka mu ijuru. Koresha amaboko yawe, utera intambwe imwe, Imana iguterere izindi 99. Uze ku kintu ngo bazamfasha. Yego, ndanyibona mu bantu b'abakozi b'Imana b'abahanuzi. Yego, beki twiringa ko abantu bazadufasha. n'ubuyobe. Mbere na mbere twagakwiye kubanza kwiga gufasha abandi, noneho abo twafashije Imana ikaduha umugisha, ariko atari ukuvuga ngo bazamfasha. Ese wowe kuki wumva yuko utakora cyane ngo nawe ufashe abandi? Ni byiza gukora cyane kugira ngo ahubwo nawe ufashe abandi. Ubusanga abenshi ati ngewe cyane biba mu bakozi b'Imana nzasigira kanaka, nzamituro sinzakora. Wabwira ati cyo gukora abantu bambwira nakantu kakaraga twage mu karaga, ati wapi Imana yanjye ifite ikizabigenza. Hari igihe Imana iguhamagara byo, ikaguhamagara
mufitanye isezerano nayo ikakubwira ngo ngwino unkorere gusa. Umuntu Imana yahamagaye gutyo wese namuburanya kuko nta nubwo nashumukura udushumitwe. Hari igihe guhamagara koko umurimo w'Imana ari mugari, ukabona uri ku itorero pe. Itorero ni rigari kandi itorero rikeneye umuntu nkawe urihumuriza, uryitaho. Akazi ukora nta n'undi wagashobora. Icyo gihe ntago wajya gushaka imibereho hanze yindi, kubera yuko hari abantu bakeneye ijambo ry'Imana rituruka muri wowe. Hari abantu bakeneye ngo imitima yabo isanwe kubera wowe. Nabo hari agaciro baguha. Nimba bazaza bakaba bazi ngo niwe muntu wo kubafasha muri protokole yabo, ngo bafashe mu rugendo barimo. Ukaba uzi ngo kwa mbere uzakira abarwayi, kwa kabiri uzakira abantu ngo zasenyutse, kwa gatatu uzakira abakeneye gukora ubukwe. Uwo ni umurimo w'Imana kandi ni n'akazi. Uwo muntu koko nta nubwo ari ukumufasha. Ntago waba uzi ngo umuntu orere yimeze gutyo kandi murababaye, ntago yagusengera ngo ureke gutanga icya 10. Abo bantu barahembwa kandi ntago bahembwa ku gahato, ahubwo bahembwa kubwo ineza bakoze. Nimba koko wasengeye umutima waje uremereye, ukumva ni ngombwa ko utanga icya 10 cyangwa ishimwe, n'uwo muntu wagusengeye akeneye icya 10. Aragikeneye kandi ntago yabaho nabi yagusengeye kandi wateye imbere. Cyangwa indwara urwaye yakiza, wowe uribwiriza ukamufasha. Uwo ni umuhamagaro. Yego. Nge uzi ikintu ngiye ko umusozi nasabye Imana, aho daterekomana koko. Ngereka nkure cyane ibintu byanjye bihumugisha. Yego. Mbona amafaranga. Deni nzajya nza hano ngasanga abakozi b'Imana bari kuza aha ngaha bize gutya. Umuntu nkamubwira ati nge Imana impa amafaranga. Nkabona umuntu umukozi w'Imana ngavuga ati gusenga ni byiza. Yego. Fata n'amafaranga ajya gukora business. Yego. Ujye uvuga ati nge orere yanjye kuwa 3 no kuwa 5 n'amasengesho no ku cyumweru. Yego. Indi misi no gushaka amafaranga. Abantu babihawe uburenganzira nk'abapasteri. Babyimikiwe. Yego. Ya pasteri bariyemeje gukora babindi. Basizwa amavuta, pana babita abapasteri. Ko pasteri umusanga kuri biro ye. Yego. Ufite ubabaye ukamubwira gutya nagufasha gukemura akamubwira. Yaba nibonemera ariko. Umusanze kuri biro ye cyashumi gitange nibyo. Yabo ndabemera. Ari abakozi b'Imana mbona niteze kuri ndabirambe ukangubwira nawe ufite ikibazo. Abo ni abanyamitwe. Urumva? Nese bazakora ryari? Urumva ugiye ufite ikibazo waje kwereka Imana yawe ibintu urambiwe, ibibazo ufite, ibyifuzo byawe wabizanye ku musozi Imana bikemure. Yego. Nigimara kugikemura uzagenda ujye gushima Imana mu rusengero. Nagiye kuri ndabirambe insengero icyifuzo cyane Imana yagikemura, ngiye gunje gushima Imana hano mu rusengero. Yego. Usanzwe kuri ndabirambe akugezeho mu rugo, akugezeho ngo ntashaka gukora. Abo bantu reka tunababwire ariko ari n'abakristo. Yego. Bananiwe gukora. Barahari benshi. Utuntu duto bashobora gutangira. Cyane bavuga ati Imana yatinze kubasubiza. Niyo mpamvu ngenda hereye kwa kino kintu mu gukura mu gakiza. Sinzi ko bo babivuga. Nge ibyo bitekerezo byanjye sinzi ko nawe urabyumva uraza kunyunganira. Yego. Hari gishobora kumara iyo myaka 80 usenga, kutoka muri 80 usenga. Yego. Imana ikavuga ati nzagutabara, nzagusubiza. Ntumenye ko Imana izagutabara. Kandi Imana ubwo nize ahantu yavuze izagutabara, n'utanga akagatekerezo kagato ka business. Yego, ni byiza pe. Wabyumvise? Ugasenga na kaka business ugakora, Imana ikagutaba muri kaka business. Ikaza niba ari ubucuruzi ikakuzanira abakiriya. Yego. Boherejwe n'Imana. Niba warangwa ikakurinda ibihombo, ariko ugasinga Imana ukora. Aho ugasanga uhereye muri za 80 usenga Imana ukageza muri za 2023 itaragusubiza. Nakajya gusenga 2023 yamara amezi 2. Imana yambwiye ati wenda urugero. Imana yakubwiye ati nzaguha imodoka. Yego. Tekeze ko imodoka izava mu kirere imanuke. Ufite gukora cyane kugira ngo ugere kuri iyo modoka shiti yanjye. Nyungana aho hantu abo bantu tubabwire nyine tubabwire ko abo bantu icyo nizera cyo. Hari igihe umuntu aza akambwira ngo ndi umushomeri. Ntago ari ukwirata pe. Ako mbanza nkamubwira ati se basi wabuze ikintu waheraho kugira ngo ubone akazi. Ntago mfobesha abashomeri, ariko hari ibintu byinshi wakora kugira ngo ubona akazi, ureke ingeso mbi zose ujyamo, ureke kuvuga ngo nzasabiriza, nzakora uburaya nimba uri umukobwa, nziba nimba uri iki. Ikintu cyose cyabigishoro ku muntu ufite mu mutwe ashaka gukora. Uretse ubwibone. Ushobora kuba ufite inkweto nziza onkire wawe yaguhaye cyangwa undi muntu waguhaye cyangwa nawe waguze mbere ukimeze neza, ukayigurisha ugakuramo amafaranga. Ntabwo wabura business ukoramo uko yabimeze kose.
ikintu cyose utangiriyeho Imana igiha umugisha uko cyaba kingana kose. Hari abantu bacuruza ibintu bitafite igishoro kirenze n'ibihumbi 20, 50, ugasanga umuntu ngo ni umusitari yambaye inkweto ihenze iguze ibihumbi 50, umugore yambaye ikanzu y'ibihumbi 50, ibubuye ibintu bihenze, ariko agahora arira ngo ni umushomeri, ngo Imana nimuha akazi. Ese bura nta kuntu yakiyeranja akareba ahantu byibura akura dukeya, none Imana imuha umugisha. Habaho ubwibona ngo ngiye ndi mukanaka, ngo ntago nakora ibi ngibi, ngo ngewe ngo nturuka mu miryango ikize, ntago nakora ibi ngibi. Nshuti yanjye, ntago Imana izagutabara nawe nta kantu uhora nuko uvuna Imana pe. Ni nko kuvuna Imana. Gerageza nimba ufite mu mutwe uzi kubara, uzi guteranya, shaka ikintu uheraho, shaka ikintu utangiriraho uko cyaba kimeze kose. Tanga icyo ukunda, reka ubwibone utanga icyo ukunda. Ndabizi ko utakibura, ariko ugira icyo utangiriraho ukore, kandi Imana izaguha umugisha. Hari umupeti umwe wigeze kumbwira ati David, ndashaka kumenya ibi bintu ariko ndashaka kuba ngufashe, niba nankurikirana byumve neza. Arambwira ngo bisaba iki? Arambwira ati bisaba ubushake. Yego. Tubushake umeze ati nyine n'ubushake tu. Yuvuze ubushake bukuyemo ibintu byinshi. Ahangije arambwira ati rero ngiye ubushake ndabufite ariko ndakenya. Namurebesha amaso y'umubiri. Ahubwo ati ubushake n'ubufite. Ibi bintu kubyiga ntago byagwaga amafaranga ngana gutya. Najya kumureba nkabona yambura inkweto nziza nk'inkweto 25 cyangwa 30. Atunze simate ahagaze 160. N'ubuna umuza ugenda fresh kandi ukabona bolognese. Ayo ni menshi we. Tekereza rero kavuga gatekeza umuntu ufite ubushake yatonga na butushi y'umunani ya okaziyo. Yego. Andi ayo 150 ngaka ajya kuyakoresha ibindi bintu. Cyangwa se akaza akavuga ati mfite yangaya nyamara ngo bushake. Ibyo nayo bivuze uvuze ati umuntu ufite nje ntago narinzi ko abibitenge by'ibihumbi 150. Yego man, birahari. Wore n'umufashion nacuruza. Birahari pe. Nabandi banakwegera ubambike. Bazaze mbambike ni karibu. Turabishimiye. Bakwegera ubambike. Yego. Uvuze icyo kintu nibuka ko hari ikintu haba ibitenge by'150. Yego. Umuntu aje kuri kamera avuga ati ngende umushomeri. Ondaraje munza muraho ati ndi umushomeri Imana ni impakazi. Kandi atunze wenda ngo ntajye ni super ngiguri 200. Yego. Harya agiye kugura super 200. Yego. Icyo kintu akivuzeho kinkora ku mutima. N'ubwibone. Hari ikintu mvuzeho super 250 irimo ikiranguzo cy'ibitenge irimo ikiranguzo cy'ibitenge 250 waranguye ku 1010 nubigurisha kuri 12 urasagura handi mafaranga. Yego. Uri wicaye mu rugo ngo ndi umugore ngo ngende umushome namuze akazi timunanye hano muri akazi kandi akazi ubwo byitekereje wakora byibura niyo mana ya wayisengo no gukiranuka ikaguramo umugisha kw'icyo kintu cyo gucuruza. Hari ikindi kintu uvuze ikintu cy'abakobwa bajya kwicuruza babuza akazi. My God. My friend, come on. Umvise umugabo wita Kazungu. Ura bateye ubwoba. Kazungu aramwumvise. Ibi ndako gukora abakobwa muri He's a monster. Nikibwira aba bantu kuri Kazungu. Mbese kirageze babwira ikintu nababwira abakobwa mwe maso. Kandi mukomere. Nimwiyemere. Urumva urahantu uratekereza ngo ugiye kujya ahantu ntuhazi. Ugiye gusura umuntu utazi mubonanye bwa mbere uragiye winjiye mu nzu ye. None mwahure n'ahandi hantu yabanje kugutereta n'ibiki. Nukuba amaso birakabije pe. Kandi biterwa nanone n'irari. N'irari rikomeye. Nimba wumva yuko igihumbi cyawe kitakunyuze ukajya gushaka igihumbi cy'undi koko wowe urumva ko ari bukiguhe gutyo gusa nawe kiba cyamuvunnye arabanza agira icyagukura. Ariko boneka niyoreza aba bakobwa bavuga n'iki gihumbi cyawe kitakunyuze ukajya kongeraho ikindi. Ushake bibiri wo mukureho igihumbi kiwe. Urotekeza ko iki gihumbi kiguhereza gutyo. Oya ni byiza kunyurwa nibyo dufite pe. Ni byiza ngewe niryo somo nize kuva kera. Wowe wumva Kazungu babintu yakoze. Wumvise bimeze gute? Wabyifashe umutima warandiye ngirire impuhwe abari b'u Rwanda, ngirire impuhwe abakobwa b'isi yose. Ntago nzaho yagiye atuye ariko byaba byiza umukobwa wese yiyemeye akumva yuko ari uw'agaciro
akumva yuko umubiri wiwe atari aho bashyiramo ibintu byose, akumva ko umubiri wiwe ari ingoro ya Yesu, ariho Yesu atuye. Icyo gihe niyumva ko Yesu atuye muri we ntago azajya kururwa n'ibyo abonye, ahubwo aziga kunyurwa nuko ari. Niyo warya ibiciriritse byitwa ko biciriritse, ariko nta muntu uricwa n'inzara. Igihe nikigera Yesu azagutabara, wumve yuko uri agaciro, wumve yuko udakeneye kubaho ngo nuko wagiye gushaka iby'abandi. Ese wowe wowe watanga ibyawe? Banza unyurwe n'ibyawe kugira ngo ubeho neza. Ikintu numva buriya abantu twatukwiye cyane cyane abanyamasengesho nibo ndebaho cyane. Nibo ndebaho cyane. Aha tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ako nubwo tutagiye ku musozo neza ariko nta kibazo. Mfite utubazo ngatungahe Jenny. Mfite utubazo ngatungahe nsigaje nyuma. Nike kintu wabwiye abanyamasengesho? Baheze yongiyo. Yego. Baheze yongiye iyo bari. Yego. Bawugiye ati Imana izadutabara badakora. Yego. Twababwiye byinshi. N'abakobwa twababwiye byinshi. Yego. Nire jambo rya nyuma mva wababwira. Abanyamasengesho bakiri muri Imana izadutabara. Abanyamasengesho bakiri muri Imana izadutabara, bakirirwa bagenda kuwa mbere icyumweru kikarangira udakoze, Imana izadutabara. Yego koko Imana izadutabara, ariko nimukore. Mwumve yuko nimba se ko kuri umunyamasengesho ukeneye kumva ngo Imana izagutabara, umukristo ari kumva ameze ate? Nimukore mubabera imbuto, koko nimba muri abanyamasengesho, kandi mwumve yuko Imana itabasize, kandi mwizere umugambi w'Imana. Ngewe ejo bundi nahuye n'akabazo kageretseho igisubizo, mbona ko ari umugambi w'Imana. Ndakora biranga, ariko nyuma birakunda. Mbona yuko ari umugambi w'Imana, kandi Imana ntago igitwima ibyo dushaka, irabiduha ariko ibiduhera isaha yayo. Gusenga ni byiza, ariko nimureke gutitiriza Imana. Amen. Amen. Tugeze kuri twatubazo twa nyuma. Mboni abankurikiye ari umurongo nababwira baza gusoma kandi uri bubafashe. Imigani 30. Yego. 8. Yego. Aravuga ngo Mana ntungire umukene kugira ngo ntiba, ntungire n'umukire kugira ngo ntabure umwanya wo kugira ngo njye mu murimo wawe, kugira ngo ntakugayisha. Imana iduha ibidukwiye mu gihe gikwiriye. Amen. Ubundi byose Imana yanabyemeye. Hari umuntu wambaje arambwira ati ariko kuko dusenga tukabona abapagani nabo bafite ama etage. Iyo bakiranuka n'Imana uri kumwe nabo. Bose iyo etage buziyavuye mu gusenga. No sano herana n'Imana we cyuzi nukurika muri ndabirambiwe. Wicyazi no kujya kwicara mu cyumba cye akavuga ati Imana nibi nagezeho ni wowe. Yego. Abo bantu babiri burya basenze, wowe ujya kurirwa kuri ndabirambiwe uzi ngo n'ibibazo byawe bizasubirizwa, ariko wagira hanze ukabona kwizakorana. Ariko wowe yica mu cyumba nubwo yaba yakoze Imana mbabare ibyo nakoze atari ko nibi ni wowe wabikoze. Imana yabyemeye. Imana aho waba uri hose iragutabara, kandi kuba tukiriho twese n'umugambi w'Imana. Niyo mpamvu igirira neza beza n'ababi. Hari igihe uvuga ngo bara n'abapagana ariko ntakiri mu mugambi w'Imana. Imana igomba kumwitaho kuko hari impamvu akiriho, hari impamvu ariho kugira ngo cyajya Imana imukeneye azagaragare. Niyo mpamvu nabibagirira neza. Uwo mugane uwo murongo uri mu miganero mugende mu busome. Yego. Nubwo nawe ubabwiye ariko namwe mujye mu busoma mugende mu wandike n'ahantu nyine. Ngewe uramfasha cyane pe. Nabo numva nanabaga n'igitekerezo. Yego. Umuntu ufi w'umuhanga ahita afata nk'akajenda akahita yandikamo uwo murongo. Mugere gusoma agenda ibyakozwe. Nawe uzajya ugufasha. Nanjye ndawandika muri agenda. Yego buriya abantu ntabwo wambwira ngo umuntu, niyo mpamvu ngiye mbisengeramo cyane, nikundira ubuzima bworoshye pe. Nkunda kubaho neza ariko nkabaho n'ubuzima numva nyuzwe nabwo. Niyo mpamvu iryo jambo ryo mu migani rimfasha, kuko ndumva mbaye umukene cyane, wa wundi utagira shinge na rugero. Numva yuko akenshi ushobora kwiba, ushobora gukora ibiki ukagayisha Imana. Mbaye n'umukire cyane ari igihe ntakibagirwa
ijambo ry'Imana cyangwa gukorera Imana nkirata wenda nkaho nakoze ibikorwa byiza. Niyo mpamvu mbwira Imana ngo ibinkwiriye ntingire umukene ariko ntingire n'umukire. Amen. Ubuzima buri hagati ngiye buranezeza kandi buranyuze. Amen. Tugeze mu tubazo twa nyuma nimenya nkumenye. Ubundi je ni ukunda iki mu buzima busanzwe? Ngunda kurya. Ngabo byahire niho banakunda kurya. Ndetse nkubeshe. Ukunda kurya? Yego. Iyo baguteguriye ibiryo byiza, niki kintu baba baguteguriye? Je ntago ndobanura. Ngo iki? Ngo ze byose warya. Bipfa ko babiribwa. Ikintu nk'ubu sibyo, hari ikintu ukunda cyane kuruta ibindi byose. Kavuga ati nyine ntago ndobanura, ngo bigaragare ko nyine ibiryo byose biteguye fresh wabirya nta muziro. Yego. Ariko hari ikintu yo nyine uvuga ati kabisa. Kera nakundaga ifiriti. Ubona no. Ariko oya ubu maze kubyibuha ntago ngikunda ifiriti kugira ngo ntaba munini cyane. Ubu ngubu nsigaye nkunda kawunga. Kawunga ni fresh noneho ngo bakawunga kare koza. Tugiye kukarya ikiro cy'ifiriti. Niko kari no kugura amakerega. Ubu ngubu byibura karya ukuvura haze da. Aha. Mu buzima busanzwe ni kiye kintu wanga? Nanga umuntu babaza abandi. Yego. No kuvuga ngo umuntu wababaje ni byagukozeho. Iyo mbonye umuntu ababaye nanjye mpita mbabara ako kanya. Niyo mpamvu mba numva nagira isi neza cyangwa nziza kuruta kwigira nabi, kuko niho mba mfitemo inyungu kugira ngo nanjye gomeze nishimye. Amen. Yego. Tugeze ku kindi mu buzima tugira kwishima twiga no kubabara. Reka duhere ku kintu kiba cyaratubabaje mu buzima. Yego. Niki kintu cyakubabaje mu buzima? Mana. Si ikintu cyambabaje. Nkababara koko. Byose bimbabaza muri rusange. Nta kintu ngo wewe nyine wifite wa mutima utajya ubabara? Ntabwo mfite umutima nk'uwibuye. Ariko hari akantu kaza kabati kano kantu kashaka kango. Yego. Nababaye ubundi nta bintu bijya bipfa kumbabaza. Nta bintu bipfa kumbabaza mbabare cyane. Cyane yuko mfite ababyeyi bagerageje kumpa bike nkeneye mu bushobozi bari bafite, ariko ntangiye kumenya kwikorera kwirwanirira nababajwe no kubura perime. Byarambabaje pe, byarambabaje. Icyo gihe nari ntwite umwana, ndataha ndarira koko. Ndarira numva Imana yanyanze yantereranye. Ngo warayibonye? Ubu narayibonye, Imana ihabwa icyubahiro. Imodoka ijana twari imodoka. Abangiriye icyizere mwese murakoze. Uzari imodoka ijana twari imodoka kabisa. Yego. Aha. Tugeze ku kindi. Yego. Mu buzima nk'uko nanabivuze tugira kwishima twiga no kubabara. Yego. Sinzi niba kubona perime ari cyo kintu cyagushimishe kuko ari cyo kintu cyakubabaje mu buzima. Yego. Ariko ushobora kuba ari cyo kintu cyakubabaje mu buzima ariko ukabona ari ikindi kintu. Nicyo kintu ni icya gatatu cyanshimishije. Icyo cya mbere nicyo dukeneye. Ikintu cya mbere cyanshimishije mu buzima ni ukubyara umwana w'umuhungu ari imfura yanjye. Abahungu bubahwe. Amen. Abakobwa arakuntu usanga nk'uko iyo uri umupapa sinzi nk'umugabo wawe ushobora kuba nko ku munsi wa mbere amubwira ati turatwite, atangiye ati ni umuhungu, kandi ngo ni umunsi wa mbere umubwira nawe nturamenya ibyo ari byo. Oya njye nkunda abahungu. Ariko umugabo wawe niwe wabikubajije kenshi? Oya nta n'icyo yambajije, ahubwo amabukwe yajyaga ambwira ngo narose ngo wambyariye umugabo ngo umwana w'umuhungu. Nanga no kujya guca muri ecography, ariko nabyaye numva yuko ntakomeye cyane ku buryo nabasha noneho ntazi ukuntu bakita ku mwana w'umukobwa cyane. Nkaba ati buriya mwana umpaye umwana w'umuhungu buriya niwe woroshye kumwitaho cyane nk'isi nari ndimo kazi. Nkaba ati umwana w'umuhungu basi kumurera we bizanyorohera. Yego, numvaga nshaka umwana w'umuhungu. Aha, umuntu uza mwisa kenshi tugira ishusho abantu batubonamo. Yego. Bakubonyemo niyo baje kuberekeza niyo baza bakubonamo.
weho mu bantu cyangwa se ku isi yacu turiho twese duhuriyeho, yego, mu gihe Imana igutije ubuzima ni ishusho wumva abantu bakubonamo? njyewe ubundi ubuzima busanzwe ndi umuntu nkunda kwishima, ibintu byiza, abantu beza bafite urukundo, numva ikintu ubundi abantu numva bambona nk'umuntu mwiza kuruta uko bambona nk'umuntu mubi. Yego, abantu bahita bavuga ati nukuye ngo Mana, ni byinshi bahita bavuga. Aha, tugana ku musozo turagira ngo icyambere cyo ntabwo tuza kuvuga byinshi, ko muvuga butumwa byo muri umuvuga butumwa, ubwo ni impano Imana imwe baraguhaye tuyikomora ku basekuruza bacu. uba warayikomoye kuri nde wowe? Ababyeyi banjye. Ababyeyi bawe ni abapasiteri? Yego, papa wanjye ampa ijambo ry'Imana buri munsi ikambera akabando k'iminsi. Abasokuruza ba sogokuru wawe nabo ni abapasiteri? Yego, nabo bakundaga gusenga Imana. Imana ishimwe. Abandi bahita bavuga ati twe twaje turi abanyabingi. Oya, ushobora kuba ufite izindi mpano, ariko Imana ni nziza, ntabwo ari iyo kuvuga ngo uyikomora hehe. Imana ni nziza, itugirira neza, nta muntu itagirira neza kandi ntirobanura ku butoni. izindi mpano ziwufite n'izihe? Mfite impano, ntabwo ari ukwirata, ariko byose ngerageje gukora bicamo. Nubwo perime yambabaje ariko narayibonye, ubu ndi umushoferi. Ego, nyina na basket, ndanasenga, ndanahumuriza abantu bababaye, ni byinshi. Turagira rero ngo ndi na protocole. Yego, n'ubucuruzi ni impano yanjye ikomeye ibanziriza izindi. nicyo kintu tugezeho. Yego, nicyo kintu tugezeho, ufite impano zibanziriza izindi. ariko iya mbere ni ugusenga Imana, kuvuga ijambo ry'Imana rigenda mbona ari ikintu kibanze. iriya yo nyibuze naba mbuze byose. Yego. Aha, sinjye nemera ko umuntu dutandukana, kuko amagambo ataba twavuze aba ari menshi afasha abantu, asana imitima y'abantu ari menshi. Yego, hari abantu baba badukeneyeho inama n'ibitekerezo, hari n'abantu baba bakeneye ko munasengana, hari abantu bashaka kugisha inama. yego, hari n'abantu baba badafite uwo babwira ibibazo byabo burya. Mana, ikibazo mu buzima no kure. Byari ikintu, hari umuntu wanyandikiye arambwira ati mukozi w'Imana, ati karame, ati nuko nakurikiye ikibwirizo cyawe. Abwira njyewe, yego, yari Australia, muhugira ngo wenda maze ubwa ati ni ngiyeho cyangwa si ngiyeho, mpanumva ngo bisi ibibazo bye byose. Ndigugutwe aravuga, ambwira ibibazo byose, ngo urabona yari umuntu w'umugabo, n'umuntu w'umugabo akubwira gutyo burya biba byaramurenze. Navuga ati si umuntu namubwira ko ngiyewe ikibwirizo akurikiye ko ntabwiriza. Njyewe impano yambaye ni ngiyi, niyo mpano mfite. Iyi ngiyi yo gutangaza amakuru. Yego, akubwira ko ntari njye wabwirije, nzi ko ntabwiriza. No kumbona gusa abantu benshi bashobora kuba batazi n'isura yanjye kandi bankurikiye banamvugisha. yego, rero ambwira ibibazo bye, nanjye navuga ati rero umuntu w'Imana wakurikiye icyo kibwirizo arakimbwira, navuga ati rero si njyewe, ahubwo reka nguhuze n'uwo muntu. yego, muhuza n'uwo muntu, banaraganira, bose banagirana umugisha, kuko bari abantu bafite ibibazo, babuze umuntu babiganyira, cyangwa baragiye bahura n'ibyo bindi bitandukanye gutyo. Yego, ariko icyiza nuko Imana iba yadushyizeho namwe ikagira ngo ibe kugira ngo mubone uko mubaganiriza. Ikindi onaye n'umucuruzi, aka ntago nagira nkasize pe. Wambika abantu cyane, nkumva ndanezerewe. ubundi nanjye ndaza ejo bundi nyambike n'abadukurikiye muzaza kumama twatuze ngo utange nimero yawe, ariko mbere yo gutanga nimero yawe manzo duheze location y'ahantu wambikira abantu. Yego, cururiza i Musanze mu Kinigi, muri centre ya Kinigi. Ukigera muri gare neza ureba ruguru gatoya ahantu haba hari maneke nyinshi hanze, niho ncururiza. Ubwo abantu mwabuze ahantu mukura amasitire mukambara mukaberwa mu mahamagara. Ariko by'umwihariko abantu bashaka kumuganiriza cyane, nibyo ngibyo ni fresh.
buriya abantu izina ni ryo muntu, ndi umubyeyi pe nitwa niyo mubyeyi. mushobora no kuba munakenera no gusengerwa. Yego nabasengera pe. Kandi kujya kwizera gusa ikintu nabwira umuntu nadukurikiye ngaha, kwizera kurema byose. Yego nicyo kintu cya mbere pe. Umaze kubisobanukirwa nawe, udafite kwizera nta kintu cyacamo. Iyo wizeye abantu, ngiye kugira ngo mbone yuko kwizera kurema kandi gukomeye, nagiye gukora perime. Ubwa mbere nizeye abana b'abantu, ubwa kabiri nizeye numva yuko ubwa mbere nagiye gukora ngo nta mugore ubura perime, ngo nta mukobwa ubura perime. Ubu inshuro zose njya gukora nkumva hari ibindi bintu niringiye nk'ibigirwamana niko nabyita, ariko kugira ngo nyibone nizeye Imana nk'umucunguzi wanjye, ndavuga ngo Mana tembesha amazi mu butayu, nta wundi niringiye ni wowe gusa. Kandi koko narayizanye. Kwiringira Imana nta muntu yakoze isoni. Yego gusa nanjye icyo nangiye kubabwira ati mugerageza muzamure kwizera mu mitima yanyu. Ngiye niyo waza uri kumamaye bya bintu bavuga ngo abantu mwangarige ngaba gushikeneye ituro ati mama kuko ntago uzi ikintu cy'uri kurema, akanwa kararema. Yego akanwa ngiye urambwira ati Imana iguhaye imodoka, ngiye no nkwayibonyeje ntanye gusa ahubwo abo babibwira nanjye ndarifite. Hari abantu babibwira ati Imana iguhaye imodoka, ahubwo akabwira amasengesho. Ubwo ni Imana iguhaye ati iguhaye imodoka, ongera igihe cyo gukora. Yes ubu nsigaye nzinduka. Abantu babwira ati Imana iguhaye imodoka, igihe cyo gusenga ati Imana igiye kumpa imodoka cyane rwose. Imodoka izavayo ni bya bindi twahereho kare. Ariko ni Imana ikubwira ati Imana iguhaye imodoka, ongera igihe cyo gukora. Ongera igihe cyo gukora imodoka izi. Yego ariko Imana yacisha no mu mpano da, like a gift, ukabona wa muntu wakwibagiwe arayikoherereje. Bya bintu nkaho twatekerezaga si hica, ariko utekereza ko atari izacu. Nyine ubipanga byombi kuko Imana ibera hose icyarimwe. Ariko mu by'ukuri n'abantu bavuga wowe ukora uruhare rwawe, none n'Imana igakora ibyayo. Ukora uruhare rwawe n'Imana igakora ibyayo. Yego we kora icyo usabwa, ariko ngiye nkora icyo nsabwa tukongera gukora. Turagira ngo utange nimero yawe. Yego tugana no ku musozo kugira ngo abagukeneye babe bakubona. Iki yego n'amakine ko tuzabambika myenda umva nzabambika baberwe pe, kandi mba numva kwambika abantu bakaberwa mba numva ari ishema ryanjye. Yego nimero yanjye ni 0788 61 88 3. Yego ndaza no kuyipininga hasi kugira ngo mujye muyibona biboroheye. Yitwa Eugenie. Mama Shema ry'Imana. Turagushimiye cyane ko witabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane kuntumira. Imana ibaho umugisha. Ni iby'agaciro. Imana akomeze kugendana nawe. Yego namwe muhorane. N'abadukurikiye na Imana ikomeze barinde. Muzankunde nanjye ndabakunda. Ibya bintu ngomba kubona bibe ku mutima. By'indani. Nkunda abantu cyane. Amen.